Uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ni umunsi abantu bose biteguye kujya kuri stade Amahoro kujya kureba umupira ubuze guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC. Ni ikipe navuga ko ari ikipe z'abakeba hano mu gihugu cy'u Rwanda zikunzwe cyane kurusha izindi zose zanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ni match yakuruye abantu benshi bari buze guturuka mu ntara zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwazo, nibagiwe n'umujyi wa Kigali, by'umwihariko ari naho n'umupira ubuze kubera. Ibigendanye n'umutekano nibyo tugiye kuvugaho, dore ko haje kugaragara bamwe mu bagabo bafashwe bari bateguye kuza guteza akaduruvayi ndetse n'umutekano muke hariya muri stade Amahoro, ndetse bari bitwaje n'intwaro buze gukoresha bari buze guhungabanya umutekano abaturage bari buze kujya kureba cyangwa se n'abayobozi bari buze kuba bagiye kwitabira ino match. Nk'uko bivugwa ahantu harinzwe cyane kubera ko bari bagiye guhurira imbaga y'abantu benshi cyane cyangwa se abantu benshi cyane. Si ibyo ngibyo gusa, abagiye guhurira abayobozi benshi cyane, by'umwihariko dore ko na Perezida Paul Kagame byavuzwe ko ari buze kwitabira ino match iri buze guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse na APR FC. Amakuru y'ingenzi kuri ibyo ngibyo cyangwa nari kukubwira, cyangwa se amakuru ateye ubwoba kuri ibyo ngibyo nari kukubwira, nuko abangaba bari bagiye gushyiramo ibisasu bibuze guturitsa abantu benshi bari bari ahangaha, ndetse n'abayobozi bari bari ahangaha, by'umwihariko no gusenya ibikorwa remezo byagiye cyangwa se byatwaye akayabo k'amamiliyari byubatswe cyangwa se amafaranga ashowe kuri stade Amahoro. Ibyo byose tugiye kubyumvira kuri kino kiganiro ahangaha, tugiye kumva ibyabaye ndetse n'uburyo bafashwemwo ababyihebe bigera kuri 6, ndetse ndibuze no kugenda nkubwira amazina yabyo n'inkomoko yabyo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wa ZAF TV Info Rwanda, kanda subscribe cyangwa se abone mu rurimi rw'igifaransa nongezwa kandi kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru yacu dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ni amakuru yongeye kumvikana rero hano muri Repubulika muri igihugu cy'u Rwanda kuri stade Amahoro. Ni amakuru agendanye n'umutekano nk'uko bivugwa. Ubundi nk'uko mwabibonye kuri stade Amahoro ni imwe mu hantu harinzwe cyane, kuri BK Arena ni hamwe mu hantu harinzwe cyane, ndetse no ku yandi masitade. Impamvu ari imwe mu hantu harinzwe cyane, nimwe mu hantu harinzwe cyane mu stade ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, haba kuri stade ya Huye, stade ya Musanze, stade ya Kigali ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hose mu gihugu cyose. By'umwihariko ahantu hakunda guhurira sosiyete rubanda nyamwinshi cyangwa se abaturage b'u Rwanda, ni hamwe ahantu harinzwe cyane kubera ko ari inshingano z'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano kurinda umutekano w'abaturage ndetse n'abayobozi. Niyo mpamvu uzareba iyo mugiye muri stade baba basaka buri umwe, ugaca nko ku bantu bangahe bose bagusaka berekana tike, niba ari na match z'ubuntu mukagenda mugasakwa, niba ari igikorwa runaka kigiye kuhaberamwo ku nyungu z'igihugu cyangwa se ku mpamvu z'igihugu mugasakwa. Impamvu musakwa cyane bagira ngo barebe ko nta muntu n'umwe winjiyemo ibiza guturika cyangwa se ibyuma cyangwa se intwaro zakwangiza cyangwa se zigahungabanya umutekano w'abaturage cyangwa se wa sosiyete ya rubanda nyamwinshi babitabiriye icyo gikorwa kigiye kubera muri stade. Niko byagenze rero, abashinzwe umutekano bapanuye kubera ko ari ahantu bari buze guhura n'abayobozi bagiye batandukanye, dore ko ari ikipe ya RDF Inkotanyi, ndavuga APR FC, ndetse n'ikipe ifite abafana benshi cyane ya Rayon Sports bakunda kwita ngo ni ikipe y'Imana. Ni ikipe y'Imana niko bakunda kuyita, ariko simbizi niba ari byo, ubwo ntabwo nshingiye ku marangamutima y'izo kipe zose, dore ko nta n'imwe irimo n'anafana. Amakuru rero ashingiye kuri ibi ngibi ndikubwira ni uko umutekano w'ahangaha wari wapanutse, cyangwa se umutekano ari wose ku bashinzwe gucunga umutekano ndetse no gucungira rubanda nyamwinshi umutekano. Mwibutse ibi ngibi bifite ahantu bihuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Subira inyuma kuri Perezida Tshisekedi, ubundi nze mbihuze n'abangaba baje guhungabanya umutekano uko byagenze. Umutekano w'u Rwanda ni bimwe mu bintu birinzwe cyane kandi binarinzwe cyane, ibyo ngibyo musanzwe mubizi, ku buryo isaha n'isaha, akanya ku kandi tuba tuzi ko umwanzi ari we Kinshasa cyangwa se Perezida Tshisekedi, Uburundi ndetse n'abandi bose ba South Africa n'abandi bagiye batandukanye, dore ko no muri South Africa baherutse kohereza intwaro cyangwa se ibikoresho bimwe bishobora no guzimya ikoranabuhanga ryo mu Rwanda, bigatuma ubwirinzi bw'u Rwanda buhungabana. Biravugwa neza ko rero abo banzi bose tubizi ko bafatanya n'ingabo cyangwa se n'umutwe twaje intwara FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda, bigatuma rero mu Rwanda bakomeza kugenda bavuga ko FDLR ikomeje kugenda iteza umutekano, ubwo bamwe mu bayobozi bayo bari bayiyoboye, ndavuga ari General Omega Pacifique ndetse na mugenzi we Gakwerere, bose bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano, dore ko babahawe na M23.
Amashusho yagakorereye mwarayeretswe nubwo ya Pacifique, ndavuga na Ruhunga Pacifique, General Omega uyobora rino tsinda rya FDL, akaba yari na umupilote ukora ibyo yigiye mahanga ari n'umuhanga cyane, uri warahiye kazagaruka mu Rwanda, batuza ko bamaze kuhashira, ari yari rahiye ko bagomba kuhashira, akariyo mpamvu azagaruka mu Rwanda. Ndibuka ko Retired James Kabarebe, nyabwana Retired James Kabarebe yamubwiye ko niba ari ibyo ngibyo azagaruka mu Rwanda, kugaruka cyangwa se kugaruka mu Rwanda kwe bidashoboka. Amakuru mu buryo burambuye neza rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irifuza guhungabanya cyangwa se yifuza gukora icyo ari cyo cyose gishoboka cyose kugira ngo irebe ko yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, gusa muri yo cyangwa se kubibona bisa nkaho ari inzozi cyangwa se ibiroti ihagaze. Abangaba bamaze gutabwa muri yombi rero hakozwe iperereza, bimenyekana ko ari babanzi b'u Rwanda bifuza guhungabanya umutekano rumwe wese cyangwa se umunyarwanda aho ava akagera, mu rwego rwo gushaka kumwica ndetse no kwica abiwe cyangwa se guhungabanya umutekano wa rubanda nyamwinshi. Perezida Paul Kagame yababwiye ko gushaka gutera u Rwanda no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ari nka komedi cyangwa se no gukora ibintu bidashoboka, ndetse anagira inama ko n'ababiteganye cyangwa se n'abashoboka kuza kubikora ko ibyo ngibyo bakabiretse, n'abifuza kuza gutekereza umutekano muke aha ngaha muri Stade Amahoro ntabwo rwose byabahira, niyo mwaba mwaje cyangwa se mwaba mufite intwaro zimeze gute karundura, ibyo ngibyo ntabwo byabahira. Kanda subscribe kuri YouTube channel ya Zaf TV Info Rwanda, njye mwikomereza ngohereze information cyangwa se amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Imana igwa ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima, ayo twabanye ku munota wa mbere kugeza kano kanya.